Nifuriza kandi simbizi rwose ubanza ndose simbizi ariko subigenda bite ntugire uwo ukunda muri bo ashwe ndabakanira bose ndabakanira frere kuye mu kase none uzashake mu wawe mukwiranye yabanguye kunzoka narababuze ntabwo baza umva rero nkugira inama uzagerageze kubasanga nako karange ubakuyaguye ubiyegereze ubwo wenda bashobora kuba batakubona babonaho umwanya wo kukubona ni ukuri kandi rwose hari abo twagiye tugira inama muri ibyo bakabishobora ushobora kubakangura bakakubona frere we yewe arega n'ubundi nitwa Karangwa Saveri iyo ndi hano azaba ari kunyita ni Saveri we aho kumuteza amatwi rwose ubwo nkubwiye ingorane zanjye ntiwazumva nazumva kandi nawe ntukajye ukabye ndazifite turabona ndi umwana muto ku buryo ntakugira inama ndazifite kugira ibintu ngo ubyumve ahubwo mbwira nkugira inama sinzi ko bishobora kubera ko bikomeye oya mbwira ikibazo cyawe nibinanira kukugira inama nzitabaza inshuti kandi nazifite nyinshi ariko inama nyayo nyikubonera rwose ntiwibuka se ko buri gihe uko duhuye nkubwirane kuki utaza kunsura ndabizi niyo mpamvu ahubwo naje hano uyu munsi niyemeje kugusura rwose inshuro zose wasuye ubwo se ntiwibajije impamvu nyine mpora ngusura birakomeye se impamvu irumvikana nuko dusanzwe turi inshuti kuva kera reka ntabwo ari ibyo gusa hari ibindi se hari n'ikindi ni iki kize Kamari nuko ari wowe nyine uyavuga niganwe ijambo nuko nyine icyo naziye kugusura rwose numva nyine ari wowe nguye kunzoka mu bantu b'igitsina gabo tuziranye bose ko bikomeye se Kamari ntabwo bikomeye yewe icyo kibazo numva gikomeye koko n'ubundi nicyo gituma nanjye nabikubwiraga ko mbitinya niko se Kamari karame fure nako Saveri erega biranyubagira niko kundi frere nyine nawe ubyivugiye ukabuza ibyacu uko biteye urumva koko nabigenzane ariko sabe ubu koko ko ngukunda bikabije ariko ukuntu umeze koko bidutegeka ni ugukunda mugenzi wacu yatekereza ikintu gitumye ntinyuka kubikubwira koko ubu koko nta kuntu wabigira koko rwose we urumva nabigenzane koko Kamari nkubwira ubu ngubu ko kuvuyemo tukabana urumva wabugombye ikiko naba nishe itegeko naba nishe amasezerano nasezeranye n'Imana ndumva urukundo rudashoboka ayiwe rwose Karangwa ndagukunda kuko umutima wanjye nibyo kunkunda rwose gukundana abantu bose ujya data we umutima wanjye nyine ni wowe uhoraho rwose subiza urukundo rwanjye bakabya frere we nako Saveri we Kamariza kugukunda ndagukunda urabizi ikindi se nyine hari ikindi se ngusaba niba ari byo nagutekereza urwo rukundo ngukunda rero si urwo mbwira nuruye se kandi nuru rusanzwe rwose rwa kivandimwe ayiwe rw'abantu bose oyawe mbabarira bakabyara desi frere naho urwo ntirushobora rwose kuvamo ibyo wifuza wowe ayiwe ahubwo reka nguhe igihe gihagije basi uzabitekereza ntabwo ari ngombwa ko mpigiye uzamusubiza nyuma y'iminsi mike ntabwo ari ngombwa ko mpigiye rwose kandi nubwo nazagusubiza si iki uzakibona cyiza kandi mbabarira ubyemere gusa uzarebe kukibura yewe oya ntibishoboka mbabarira ntibishoboka nubwo kandi byashoboka amafaranga mfite amafaranga ndayafite rwose narutongesha iki ntarigeze nteganya bata amafaranga ndayafite ntago nyaguze nta kibazo uzagira rwose nta kibazo wikwibagiza umuco nyarwanda mu kinyarwanda umugabo niwe utunga umugore ntabwo ari umugore utunga oya aho urukundo rudisi byose ni kimwe nuko mwebwe muri abafurere mutabizi oya nyine se wimbwira ngo ntitubizi kuko bene byo tubarusha kubimenya nyine se ayiwe nibyo rero nyine nanjye nkubwira ubitekerezo ariko frere wawe Saveri we we reka nkubwire ubitekerezeho maze rwose yewe Kamari uze guhoza urukundo rwe ngiye nguhoza Kamariza guhoza umufurere ku mutima rwose ntacyo bizabyara ayiwe bizakibyara we nzagukunda urusanzwe rwa kivandimwe kandi uzi ko ariko biciraho ngaho biciraho ngaho oya desi frere ariko frere ubuse waba ari wowe mufurere wenyine koko wa mbere uvuyemo akarongoro wakunda barahari wenda ariko bakoze amakosa yabo ntago ari amakosa
bazayahanirwa naho nje ndumva rwose biri kure yanjye reka ndetse ahubwo ntahe nzaba nkubwira igisubizo nubwo ntizeye yuko kizaba ari cyiza oya ni cyiza we nizeye ngiye ko kizaba cyiza yewe simbizi ahubwo ndaherekeza ngiye oya we uragiye se ngiye mu masengesho wabaye suretse disi we amasengesho so niba yavugaho ugererayo cyangwa tukayavugira n'ahantu disi we tuyavugira mu nzu y'Imana wadisi mwe dusengera hano nibura nkureba turi dusenga Kamari naje gusura mbishaka bareka dusenga nembe mwirebera gatoye oya n'ubundi nzagaruka naje kugusura mbishaka ngaho basi nguherekeza ko naguherekeza bwose ugenda ubitekereza Elle a immigré dans mon cœur sans me prévenir, sans autorisation, sans passeport, sans visa. Et elle n'a même pas de carte de séjour. Situation irrégulière. Alors, j'essaie de l'expulser. Peine perdue. Peine perdue. Kamari, ubwo nakukereje bye. Urahose? Komera nene nabuze tagisi disi. Komera. Uza muri tagisi. Naje muri tagisi naza n'ikisi sha. Nicyo gituma ivumbi rya. Mbese ahubwo Muraza ngiro ntakecuru. Ari bifuka niki. Ariko se zari zabuze. Iziri iwacu si umuntu ayitomboye ubwo ntaje kuri Toyota hejuru. Ngo si uto ukodesha imodoka vatiri. Mfati Kamari. Ntabwo uzi umwuga nkora. Sindi mwarimu. Ese bivuze iki? None se ayo mafaranga yo gukodesha imodoka nayakura he ko? No byugumizo byigana n'amagongoro mu matagisi. Ibyo byihorere. Gusa ngushimiye kuba wihanganye ukantegereza nubwo nakerewe bwose. Nuko nari mfite amatsiko yo kumva icyo uza kumbwira. Wakoze rwose ndabigushimiye. Ariko ubundi ejo bundi kusibwo warahanga kuki utambwiye ibyo ngibyo ushaka kumbwira. Bara nacyo mubone nari ngikunganya imbaraga zo kubikubwira. Ngaho rero noneho nteza amatwi. Reka ntabwo ari ibintu bigutunguye cyane. Ni ibintu rwose ntabisanzwe byumvikana. Ntabwo bigutungura rwose. Birabintunguye kuko ari ubwa mbere ndi wowe mbyumvise. Ngaho se nyine wenyicisha. Ushobora kuba ari ubwa mbere ubyumvise ariko ugasanga byari ibintu usanzwe witeze. Umva nawe dore tumaze iminsi tuziranye gusura. Ndetse cyane rwose. Ndabizi nubwo nge ntagusuraga. Ibyo byihoreye bishoboka byategwa n'imirimo myinshi. Ndakeka ko tuziranye cyakora bihagije. Aba rero Kamari rwose cyari kinziriye icyo nari nakubwiye nagushakiraga. Nagira rwose nkubwire ko nifuza ko twabana. Sinakuraye ko biri buntungure. Se nibyo. None se reka yashya ntakagutunguye rwose. Birantunguye ta. Ubwo se igihe nakwerekeye ko ntagufata nk'abandi bakobwa ntabwo wabibonaga ko. Ntabwo nzi uko ufata abandi kandi abo bandi si jewe. Ibyo ari byose ngufata neza. Nta wundi mukobwa neza nkawe. Ndagukunda bihagije. Twese Kamari ndagukunda rwose. Kandi numva ntagukunda sinumva naza kugira ibintu nk'amagambo nk'ayo ngayo. Njye ndumva bitandimo cyakora. Wandi bishoboka. Wandi bikurimo. Byashobotse nyamara. Kamari ayo magambo niwe yavuga. Tekereza neza rwose. Ariko so uko wabonye igihe cyo kubitekereza kuki ngiye utashaka kumpa umwanya uhagije ngo mbaze nanjye mbitekereze. Ariko si igihe cyose nagusuraga sinagira ngo iki bitekerezaho nuko ngukunda ariko niko. Naho niba ari igihe ushaka igihe rwose ndakiguha. Ndagishaka rwose iki. Ushaka si igihe kingana iki? Ndashaka ukwezi. Oya Kibaba we. Ukwezi kose siko nazaba nkiriho. Waba se wabaye. Wenda nk'iminsi ibiri Kamari. Ukwezi kose. Yego minsi ibiri. Ntabwo naba nkiriho rwose. Uzaba uriho ntacyo uzaba. Ibyo byose iminsi umaze ni myinshi kurusha iyo uzamara y'ukwezi. Imyaka yose umaze uri aho ngaho kandi ntacyo wari warabaye se. Umvara kandi niyo mpamvu nyine nihuta. Nuko nshaje. Reka batunga n'abafite abana bakuru Kamari. Ibyo birabareba rero ntabyo bindera. Kandi mvara kandi niyo mpamvu nanjye nagira ngo twifatanye nyine tugire vuba kuko duhuje ibibazo by'imyaka. Ngo imyaka. Oya cyane ibyo sha. Ibyo rwose. Nicyo nabishakira rwose wowe. Nikoye. Oya rwose ubone se cyakora kuzagereza kumpa igisubizo kandi cyiza. Genda uzategereza uzaba ukibona. Vuba ariko disi wese. Uzategereze ariko iyo nkeke ni yiki. Reka ho. Tagira nkeke se sinshaje reka ndakuze. Ninjya gushaje ariko abantu baragwa. Were narishaje ngutegereje. Ahubwo reka ngire vuba nyarukeye amatagisi ntaza kuyabura. Yute. Ngaho urabeho. Ntabwo mperekeza se. Ntabwo nguherekeza. Oya cyane oya Kamari. Nagutinza yewe. Herekeza shaka Kamari. Genda yewe ihute tagisi zitaguze. Ntacyo reka nyaruke nta kibazo. Ariko rero icyo gisubizo vuba nyabusabiwe. Urugendo rwiza ye. Nizeye ko kizaba cyiza ariko di. Pati hose.
ngaho rero haze buri gihe hakaza ibyo ntashaka nka kiriya kireteta kijyayo kuko nuko nshaje ariko se ko imyaka imbanye myinshi uriya nawe namwitesha na furere ntiyemere kuvamo nabigirane zaba ndeba furere arabeshya ariko nzamwihata azananira nakoze iyo bwabaga yansize nyireba yaherekeje urungano rwanjye igihe kimaze amatsiko nyamara se ngo azangeza hehe Kamari Karame yewe ibarwa yawe ivuga ko urwaye nayibonye ejo ariko sinashobora guhita nza ntacyo n'undi urabangutse kandi nicyo nashaka Karame wafashwe ute erega nta yindi ndwara ndwaye urukundo gusa we urukundo niko urambeshyaga se oya ndwaye kuko ubona gusa nta kindi kandi nanakubwiye kuzazanye n'igisubizo cyanjye wakizanye nakizanye yare nuko tisuwe furere we Karangwa we nuko tisuwe none se kumbona se icyo wari urwaye oya nibyo ngibyo se nicyo wazanyoshe ariko uranyanga Kamariza ugomba kunkunda koko ndagukunda nyine nose uko ko urabona ari ibyo nigira kuko disi Saveri we yewe sibyo wigira ariko kugusubiza uko ubyifuza byarananiye rwose ariko bikunaniza iki we mbabarira disi Karangwa nyumva nakomeje kubitekerezaho nshaka ukuntu navamo numva bidashoboka nkurikije n'amasezerano nagiranye n'Imana ntibishoboka se kuki ubwo urakomeza kuko disifure rwose nasanze kuva mu furere nta dufaranga mfite ngo mpite nubaka dufaranga nyabaki numvise rwose ari ukuvamo ukajya kwisebya mu amafaranga ndayaguha ntabwo ari uzaseba rwose nzayaguha arega nibyo nakomeje kukubwira ayo mafaranga ufite n'ayawe si ayanjye nayaba yawe rwose nanjye nayaguha nta n'amafaranga nabona yo gukoresha ubukwe nawe nzayaguha ndayafite niko nkubwiye nta kibazo cy'amafaranga rwose yewe ibyo naguhakaniye nibyo byo gutungwa n'umugore kandi ndi umugabo ayiwe ariko uranyangira iki kuko ntabwo ari ukukwanga Imana yazabimpanira rwose wadiswaga frere Saveri ngumana yabiguhanira yadiswe Kamari kutangiye kurira se Kamari Kamariza itaba nkubwire akira mushwara ahubwo bihanagura Kamariza Kamari mbisa rwose nyaboneka ihangane uranyanga gusa nanjye rwose waba wari urukundo ngo ufitiye kuko ukankunda nawe kunkunda nibyo n'Imana irabitubwira ariko ibyo mbwira ntibishoboka babarira babara disi nkunda usubiza urukundo rwanjye kuko Karame ntabwo ndemera ko urukundo rwanjye urwanze burundu ndabona hari umugabo uje hano icecekere Kamari reka nguhanagure adasanga uri kurira icyo ni icyandi ahubwo reka nze njyewe nigendere nanjye atansanga hano oya buretse wagenda wagira ariko sindaguheba buretse gatoya tube turi kumwe ubyihanganire rwose uko gikomanga mbese yinjira muraho yemwe muraho neza Kamari urakaga yego uyu ni Furere Karangwa Saveri mwene wacu yari yaje kunsura muraho neza Furere muraho neza mukomere uyu ni Kagango Yakobo n'umwarimu dusangiye umwuga hariya uretse ko yigisha mu mashuri yisumbuye ni byiza cyane rwose cyakora cyo Yakobo umbabarire usanze nari ngiye reka ntacyo bitwaye rwose ntacyo rwose urambabara se ngo herekeza uyatarambirwa oya nta ngorane rwose nimwicare musabane ahubwo murabeho Furere we mubeho Furere mwirirwe
Mari. Karame. Uriya mwene wanjye ariko ni umusore umeze neza we. Arabozwa n'iki? Ameze neza pe. Hanyuma rero igisubizo wampaye rwose nakubwiye ko nakishimye cyane. Kandi nawe naragushimye. Hanyuma rero kubera nyine ko nshaka gukora ibyihuta, ubu cyari kiza gikunde wamvuga ndihuta nkuko mbivuze. Ubu ndashaka kugira ngo tuvuge ibyerekeye gusaba gukwa ndetse no kujya muri komine. Ndumva ibindi byakorwa ariko kujya muri komine bikaba biretse. Kubera iki? Hari ikibazo se? Oya nta kibazo. Hari ikintu cyo gutereza witeguye igihe. Nanjye ndumva byaba bibangamye, ndumva mwaba mubyoroheje. Hari ikigukereza witegura? Niko kubera iki twabikoreye rimwe rwose. Nanjye ndumva bibangamye rwose. Oya rero nyamara tubikoreye rimwe burya nibyo byakoroha, hari imvune nyinshi zigabanuka. Ntacyo byihorereza. Cyakora ubwo ntacyo. Ubwo tuzasaba dukwe gusa. Ariko rero buri ngice ibyo nateguye. Ntacyo bitwaye, byihanganire. Ubwo nuko bimeze ntako nabigenza. N'ibindi bizaba bitungana ntacyo. Naho kuvyerekeye itariki n'itariki kuri 25 z'ukwa munani. Urumva se? Kibazo oya ntacyo da. Aho ngaho ubwo tuzabyitegura dukurikije icyo gihe nyine. Nubwo wemeje itariki ndumva nta kibazo n'amahoro. Yewe hari umuntu twazanye agiye hirya hariya. Yambwira ko ngo sintindi namukereza. Ubu ndagira ngo ngende mbese nubwo tubonagira ngo nkugezeho. Ntacyo rwose. Ubwo hagati aho nyine tuzahura tuvugana uko twitegura, uko imyiteguro izabigenza. Aho rero urabeho? Yego. Reka nyarukiwe ntamukereza. Sibyo se? Urugendo rwiza. Nuko kandi dise. Ndanyarutse. Gaho. Kubura namabura kindi wafiki. Kwandikwa kuri komene ubwo ari byo bikomeye byaba bigiyeyo. Wenda hagati aho ngaho frere yansubiza neza uriya nkamwikata. Zapfa ntamukunzi uriya rwose. Nzemera kujya kuri komine ari uko mpebye frere burundu. Yaherekeje urungano rwanjye. Igihe kimaze amatsiko nyamara se ngo azangeza hehe. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Sinakubonye ntacyo ntakoze. Naguyahaga nkuganisha w'ibyiza. Ariko frere Karame madamu. Oya nawe jya unyita Kamariza cyangwa Nyesi nka kera. None se hari icyo bitwaye kukwita Nyesi cyangwa se madamu? Oya ibyo ujya ubiharira abandi batamenyeranye nanjye. Yewe ntacyo bitwaye nzajya nkwita uko ubyifuza. Ariko njye nagira ngo ahubwo nyibwirire icyo washaka kumbwira. Uzi ikintu nashaka kukubwira? Oya. Urabona ukuntu ibintu bigenda bizunguruka. Ibintu kiza madamu. Ubu se urumva bidatangaje koko kubona umugabo wanjye bamwimurira kuri iki kigo cy'umuryango wanyu. Nyuma nawe ukaruhuka hanyuma amaherezo bakaba ariho bakuzana. Byose buriya wabona ari ibintu byahuriranye. Tukongera tugahura koko tukabonana. Ariko uzi ko ntari nabitekereje koko. Ntabwo bitekereje wowe. Njye nicyo nahise ntekereza. Ntabwo nari nabitekereje. Imana cyakora yarakoze neza. Nakekaga ko ariko ningera kuri iki kigo utazongera hari kumvugisha. Ndeka kukuvugisha se noneho ngo bihindure wemere ibyo wanze. Nakekaga ko byakurakaje kandi numva waragombaga kubyumva. Igihe cyaratakaye kandi ntigiteze kugaruka. Tubyihorere kuko ibyo ni ibya kera. Oya nubwo twabivuga nta kibazo. Ko byarangiye se ko ugenda warampemukiye. Ahubwo njye mbona ariko nakugiriye neza. Neza si igiti. None se madamu mubyaye se? Ubu se ntutuye mu nzu nziza kandi mwembi ntimwegereye akazi
sinakubwira mbese ndabona mwaragize amahirwe ahubwo hashimwe Imana yabikoze niko ikintu muzi se si imodoka washambwira ubuse imodoka se kubyarana n'uwo udakunda ariko ukuntu ari nko kurya inguri mu nzara kugira ngo udapfa habese wishaka gukabya ntabwo ari ugukabya ndakubwira ibintu uko mbyumva vraiment ariko ntacyo ubwo waje hafi yanjye tuzajya duhurira nibura mu muhanda aho hose tuganire nibura bindimo gase ku kimada maze twawe oya nzajya nza mbasure nk'uko byari bisanzwe maze twiganirire none se nzarurira kugusura ngo nuko utagira umukobwa ntabwo byaba ari byo ntabwo nyine warambabaje yewe icyo nangaga nuko washakaga kuntesha inzira kandi njye nari narayihisemo kandi Imana yari yarayimpamagayemo nagenda waranyanze warampemukiye oya Imana ikomereza inzira yawe mwana w'Imana nanjye nzakomera gukundana nzakomera ku muruho wanjye nta muruho urimo rega niwo ubizi nibyo wishyizemo nta muruho rwose reka ibyo tubyihorere twivugire ibindi ubundi bwarega ibyo ni ibyarangiye byararangiye tugomba kuvuga iby'ubu tukazamukana n'igihe tugezemo ariko nyine karame madamu ko nabonye aho ugereye muri kiriya kigo cyanyu baguhaye umwanya ukomeye burya se koko aha yego ariko twe n'ibintu by'isi ntabwo dukunze kubyibandaho cyane ugera no ku mutungo wacyo iby'isi se twe nibyo tuba twishakira ibyo byose bidutunze buriya ntacyo wazajya umarira icyo wazajya ukenera rwose wumva ntakikubonera uzajya untuma rwose none se nk'uko nabigira undi madamu nk'uko nabigira undi umuntu yantumye ariko kuri wowe birumvikana nzashyiraho akete karushijeho ngira ko twariye turi n'inshuti nka biriya bintu mugurisha mukamera nko kuri makeya sibyo nta kibazo rwose ibyo mudafite nkabigutuma kuri bwa buriya buryo nyine bworoshye nk'iriya mujya guhahira ku yandi masoko ya kure yewe ibyo nta kibazo rwose n'abandi bajya bantuma ariko wowe n'ayo make wavugaga ntiwazajya uyama rwose ntabwo ari ngombwa yudise wabukoze wajya umera ku buntu upfa kumbwira gusa icyo ushaka tataniye uzi ko uri umuntu mwiza urumva se madamu ubu nananiwe kukumarira ibindi ariko ibyo byo nzabigukorera rwose nabwo uzaba ukoze nubwo icyo nagushakagaho cy'ibanze nta kibazo ubwo byatewe no gushaka kw'Imana ubwo Imana ntiyabishatse ubwo ntabwo ariko yabishatse ntabwo byarambabaje ariko yewe madamu reka ntahe ndabona bwije hari imirimo integereje yego maze uze kunsuhukiriza Yakobo ntabwo ari kure n'ubundi mushobora kuzajya muhura ejo ntimuzabonana ariko hagati aho waba umunsi uhurije araza mu gicuku namurakariye nta nema mfite zo kumuvugisha madamu nta kibazo nzamwesurije z'ubwo niduhura ahubwo wiriweho neza wirirwe fure Imana ikurinde yego wenda nzagawa cyangwa nzatukwa ishyura amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera bizinesi ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radio ndetse na mobi charger ituma usharija amatelefoni menshi icyarimwe. Nezezwa no kureba umupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. Mobisol siri mwiza ubuzima buhebuje. uko narutyaje ruhinda gukera nta ngororano nshagazo ariko nyagasani Imana yanjye niko kamari ubu koko nta soni ugira iki gihe nicyo gihe utahiye koko n'igihe wagendeye ugiye warukiriye koko aho nari ndihoze ko nkugarukiye ikibazo kiri hehe ni ukutuje kamari ni ukutubije mvuze nabi se mbwira igisubizo ushaka aba ari cyo nguha
niko ko ugenda mu gitondo utambwiye naho wari ugiye koko ukabara niko nakwaza ukasubiza ngo nta kibazo nyine cyane se kiri he genda uva ntacyo reka mukajya Imana niko ubusone nako tunyene koko ntabwo ngomba kujya aho wantumye gusa ntabwo nguye ko ugomba kujya wona gutumye ko urukagenda uhambwiye nanjye aho ugiye hose ntabwo ugenda uhambwiye ubyibuke Yesu ugenda umbwiye ugiye akanakomera ko igiye buri gihe ngo mvuge iyo ngiye kamara ugurakomeje koko ndakomeje akanakomera nakumira mbaye nigashaka kabeko kandi ntacyo binumvamo rwose ariko sikamari nta nubwo koko ushobora kumva ko umwana ashobora kugukenera uri nyina wese nturise ikibazo yagira ntiwagikemura ubundi ko nagiye nitaye guko nagiye mpetse wowe ucutse hose yakunaniye ariko uko kurakomeje niko ndakomeje rwose ubu rero ngomba kwirirwa nziritse hano ngo ndikurira umwana niko nirirwa amazi we uzerera wiruka imisozi nta naho nagutumye ubwo se waruye neza ko n'umwana wamurera gatahari ko wantumye byo ngo ndumva nta kibazo gihari nta rubanza mbona aho ngaho urumva nta kibazo gihari nta rugo rwose nta rubanza reka nkubwire rero nakubwije ururimi uranane wagira ngo usumubwize ikino ariko umunsi nambe uzambona naho uzashaka indimi 10 uvugishe nawe haraho wenda nzumva nzashaka indimi 10 mvugisha mugende mubwiye nyamara nakwihore umunsi narakaye ngiye ndakurwaje ubu ndakurwaje ngi nkubwiye ariko umunsi nabire tuzabyumva sha uzandeke mfi goke handwaje ako nawe ururasita ngi rero nkubwiye sinshaka kurwana nawe muvandimwe urumva sinshaka kurwana nawe ariko rero kurwana nawe mbese nabyo biteganya ese reka nkwihorere reka nkwihorere nawe ndabona atari wowe cyakora rero mukaka witegure ndashaka buri minsi tuzajya gusura iwacu tukamara ndashaka tuzajya gusura iwacu tukaganira tugashaka tukamara igihe kingana iki turi mu biruhuko se ndashaka tuzamara nibura icyumweru cyo kumenya noneho wahanzweho icyumweru nyine turi mu biruhuko uza tukagenda tugasiga urugo rwonyine icyumweru kizima inzu yakiri hagati y'izindi izabikise ubu wese ntazahasigara inzu yakiri hagati y'izindi reka ni sinzajya rwose uzagende wenyine no ujya iwanyu uzajya rwose gusa urakomeje biramaze rwose ndakomeje kandi ntabwo nzajyayo hano hatagira amatara hatagira amazi hatagira iki mu bishanwa by'ibisayo by'iki njye kwiyanduriza inkweto ziza zicika bikira gishihe ngumye n'imiburi mfatire none uranyanuye uranera n'iseseme gukandagira muri iyo yabyo hano hatagira amashanyarazi hatagira amazi ubu se wanyu harahari naho uzabone ngeyo marari shaka kugera kuki ariko nyagasani ikibi gisekwa nk'ikiza koko ntabwo nzajya muri biriya byondo byishiye ngo niba ntuzajya ngo harare naho sinzaharara ariko se ye ubaka kanya kuko imyaka wamaze urayibagiwe kureze ko nabonye hanyibagiza uramburiza iki kuhibagirwa ariko nyagasani ubwo se wowe urakomeje ndibaza ahubwo niba ari wowe ukomeje ubu urabona iwacu ntarahabaye bihagije igihe kirahagije rwose ku buryo nasubira se kuba nterekerayo nde nuko shenge ntabwo nzajya rwose haba iwanyu haba n'iwacu njye ufite uwo nterekera iwacu uzasubiraho ukagera imana uzagende wenyine kandi umenye ntuzankorere ku bana ntuzanjyanira abana muri ibyo bisayo njye ubu ndumiwe rwose basi twapfa kuzajyana ari uko tutararayo ariko nabwo ni ukukubahiriza ni ukugukura mu isoni niba ari uzabitegereza bitinde ni ukwihangana njye ubu numiwe rwose n'ibyo rero wumirwaye gusa nakubwiye ko utazankorera ku bana ariko se kamari ubu kuko dufitiye amatungo ntabwo uzi inka zanjye ziriyo ubu n'umwana tuzakuzanira uko azafasha reba wumva noneho ibyazanye sindi umushumba rwose nta kintu ibyo bimbwiye ntabwo mvuye ngo ujye kuziragira kamari ariko ni umutungo wacu sinkeneye kumenya iby'inka zawe rwose inka zanjye se ntabwo arizo zawe wowe mase mu mubito ariko urumva ibitekerezo ufite n'imyaka ufite ubwo urumva ibitekerezo bigukwiye koko mbese numva ahubwo impamvu ugihatiriza kandi udashobora kunshyira mu mugozi nakubwiye ko ntazajya muri biriya byondo muri nyagasani we kamari wowe uzagenda ujya iwanyu cyangwa uzarore ubu ndumiwe rwose ndumiwe nkubwire urumva ndumiwe uzagenda cyangwa urorere niwe iwanyu cyangwa nzagenda ni iwacu ukagira imana uzajyayo hajya uzajya habonetse amazi n'amashanyarazi uzajyayo nyagasani we sinakwitaje nawe ni nkuko mu bibi n'ibyiza twateranye niko kamari harya ngo umuganje wawe yagiye ngo iwawe harya utazamarayo iminsi ingahe yarambwiye ngo azamarayo iminsi 5
itanu yose ariko se wowe kuki wasigaye reka nashatse ko twigumanira cyakora yashatse ko ngo tujyana ngo tukamarayo icyumweru ndamuhakanira wakoze cyane ariko se ubundi wari kumarayo icyumweru muri kiriya gihuru waga gukora iki cyane ariko nuko ari wowe nitishakiraga namuhakaniye rwose ngo nari kujya nirirwa ndagiye inkazira nkaho ndi umushumba we arazifite ngo ndetse aba yagiye kureba da cyangwa n'abana mugemurira n'amata bakayavaniriye bakayazana ino rwose nawe urebe uko hareshya ubwo se ntagira n'uyononekaye ngaho rero wambaza utabizi se wowe se ntabwo uyanywa ngewe nyanywa ntibishoboka kumenya umunara buri mwe bakiyazana nabwo sinayamize oya wine n'amata naraciriye uyatuka rwose ubwo se urumva babishye ku buryo utayamira ntabwo nashoboraga kuyamira numva ntayanywa rwose none se nyobwa n'abandi naramureze ngo ajye ayanywa n'abo baboyi be n'abakozi bose nyine nta n'ubwo ashobora kwemera ko yampera abana yewe ariko nawe umenya ukabya we ntabwo ari ugukabya ayasangira n'ababoyi n'abaki bose rwose urakabya nawe cyangwa uri kwivukira disi we nishyizemo ko nta soko aba afite umenya ibyo wishyizemo cyangwa nyine oya ntabwo ari ukubyishyiramo de bake bayanywa bonyine ntabwo nayanywa rwose ariko bajya hariya nyine bakayakogota ukabona ibondo rigiye hari ibyansi bagashyirikira hariya ariko bagira no mu nda ntibishoboka banywayo n'abakamishirije gusa banabanje kwitondera nyine nkayateka ahandi ntabwo mba nyiseye disi we noneho ndumva azaza amaze kuyahaga cyane nyine zaza ibondo ryegutse ariko se kamari karame wizeye neza ko atazaza mbere y'igihe yaguhaye reka da izo nka zazikunda kubi ni amahoro noneho ahubwo buriya ziyongezaho iminsi n'indi bizaba ari byo byiza rwose maze fure nzagende jinyarare ariko nyine disi uzi ko cya gihe naje nyine akantunganya bikabije se nyine wabyifashemo umuti yewe we nihagazeho ariko byo kwirarira nyine nanjye ndihagaze wacyakishe yavuga nkamusubiza ageze aho ngaho arekeraho nyine abuze uko bigenda waramutanje ariko rero njye nari mfite ubwango nakukubita kwica ubundi n'Imana nagize nasigaye muvugira amasengesho nabonye nyihoreye amasengesho yawe yarafashe n'ukuri nyine nabonye nyihoreye nigira hirya nkora ku kimenyetso n'Imana ishimwe we ni furere yagakoze ariko ubwo byarangiye neza nta kibazo yigeze anabikeka agomba kuba yaragize ngo ni uburondogozi nsanga ngo nahuye n'abandi bagore nyine turatinda ubwo rero wasanze ubu yabushoboye neza cyane yacyasanye ese byajyaga kumunanira akabigenza ati byose yahindanye nyine ariko ari kugera mu mutwe ariko icyo birumvikana wari ubizi burya twagize nabi ariko nabise kuri ntabwo bikwiye biriya bintu rwose ntacyo nagusanye iyi karame dusabere kamare numvaga wumva iki reka ndabikubwira ariko kuko ugira isoni furera uzashyira ubufurere ryari numvaga ntagitashye ko numva ntagitashye biragenda bite yashata nagusasira hehe turashaka kurara se none se abafurere ntibarara ku buriri busanzwe nk'ubw'abandi abafurere se baryamaye reka ndaje reka shawe we furere use namenya ari kuryama gute na furere hano ra igikomeye se kirimo urabishaka se koko urakurara ati umva kamari ariko ku kibazo amenyo nko kureba umuntu ubwo se ntubyumva ahubwo rero noneho nta kibazo urakoze cyane gusa iyo zose urumva nakwiteguye bihagije ibyo mfite byose ni ibyawe yewe cyakora cyo rero ibyo gusongera kugaruka aha ngaha byo ndumva naba nkabije kubera iki se nta kibazo byaze kubera iki ariko se ubundi ko mbona abakozi batari hano bagiye se ubundi mbese ntiyo na rimwe kandi n'abo bakozi ntabahari wumva hari ukoma se ariko kamari uzi kuri kabutembe bose nabohereje iwabo
Njye naketse ko bari mu gikoni. Reka da. Nababwiye bose mbahakonje ngo bazagaruka umunsi umwe mbere y'uko. Ubwo mara igihe kingana cyari kubitekereza ute? Babendi ku mutima we gusa iyo nkutekereza byose ndeka. Have se wikaje nyine. Kandi ntabwo azabikeka. Yabasize hano nazaza azahabasanga. Iyo ni inama ya mbere rwose. Narinzi kubwo umurinzi agiye kanuma kanjye kaza kona. Kandi banga ko bazakavuga. Yego disi. Kandi nkunda ko gatora mu mahoro. Ariko kabariza nawe. Ubarusiri bindi. Nani ntugunda gateye. Nazo shawe. Nikosa nyese we. Karame fure. Ibyo byibagiwe. Ariko koko susigaye ubyanga kubi. Ndabyanga nyine. Ariko uzuko wanahindutse kuko utakinavuga nka fure. Nibyo. Ariko buriya twitegura n'ubundi ku ubuzima tuzajyamo hano hanze. Ubu wiyemeje kuvamo. Cyane rwose. Warabimenye rero. Cyage rero tuba tugifite amabanga. Burya nakwa kundi nibyo mwivugisha. Ubuse none nubona ko nahinduye. Nawe wamenya ko ari wowe nyine. Niko se kwibariza. Nacyage nta kintu yaketse koko. Naje kwaragiye. Uyu mushinyaguriza. Urakabikeka nawe. Yaje yishimiye ngo inkaze ngo zimeze neza. Nuko ari byo afite mu mutwe gusa nta kindi kintu yashobora gutekereza. Habe na gito nta gitekerezo inka gusa mu mutwe. Rahiro ukuri. Akakwanga disi sheri. Nta yindi ndahiro ngira iruta iyo ngiye. Icyo mukundira. Ikiza cyane rwose. Ndanyuzwe pe. Ariko se disfure. Nakosa ve. Wumva ahubwo. Nagira ngo nkwibutse. Kandi usigaye ugenda mu bihuru biri munsi y'inzira wiyemeje gukurikira. Ibihuru biri munsi y'inzira? Bite byawe furere. Biri munsi y'inzira? Ko numva usigaye uzimiza nka Yesu. Ubwo wabyumvise. Ibite. Ako kamari gari umugome. Oya tiso ntago ari ubugome. Ahubwo mbwindagira ngo icyo rero. Nanjye bibaze kunyabera. Umvumere wute? Imirwa neza cyo kwacyo gusiye duhoye tukaganira. Asha nanjye no. Ubundi nta handi kuri iyi si numva hama amahoro. Reka ye. Nta nundi muntu numva anshishikaje nkawe. Koko se. Ko byakomeye rero. Ko byakomeye. Numvaga ndi hafi no kubikubwira. Nuko none numvise wabintanze. Ubimbwira se ngo ngirene. Ugira ute? Cyangwa urakeka ko ntabibonaga ngewe. Hari icyo wabikoraho da? Cyangwa ubundi wabibona gasuye. Nabibonaga rero byihorere. Aruhisha umuriro se umwaka mu nubwo bene umuriro atagira umwotsi rwose. Biragaragara rero. Umva rero nkubwire. Rwose iyo bwije ntakuvugishije. Numva nta mahoro mfite. Nawe ushobora kunyumva ubwo ngubwo usigaye wumva ukuntu naremerewe cyagiye nakwinginga gukanga. Oya, ariko ukamariza rwose wishaka ngo ntute inzira zawe ngo nawe. Yego ndabizi ko naguhemukiye. Ariko kandi ntukagisura ibintu byahise. Ntabwo nzabyibagirwa nyine. Cyo kwa cyo noneho ndabyumva. Urabyumva nyine. Sinari ko umuntu akunda undi ntasinzire. Ntanarye. Noneho narakumvise rwose. Nushaka cyakora wirorerere ko ntacyo bikimariye se. Oya nawe. Cyatakaye n'ikigaruka. Oya. Ariko ubundi ko mbona ushaka kundakarira. Nakurakarira se. Nakurakarira. Ubu ngubu usura ubutantonetse di. Ariko guhambabarira ntumva yuko nkukunda byasaze. Narasaze ndarangiza wanga kunywa uko twifatanya. None nawe sara wenyine niwe utahiwe. Kamari niwe unyifuje ngibyo. Ndekura ndetse n'itahire. Tugiye twahagarariye naha ngaha tagira. Kamari rwose oya buretse kugenda rwose nkeke Kamari. Tubona disi barayibwira bako tuvaye mu mutima ari kigiye hanga. Tubona se urabona ko tuvuga iki? Batubona se ubuse hari uwo bireba muri abo ngabo. Aha. Uko ugombaga kubireba se atari hano hafi hari icyo bivuze. Nyamara burya n'amaso arumva. Reka nigendere. Ndeka waranamukiye gusa waranyishe nako nta kindi. Ubu narabibonye nta yandi mahirwe ntize kugera kuri iyi si niba ibyo nshaka kukubwira utari. Kubera se iki? Meze nk'aho umurwayi urwara akabura akabaraga ko kurya kandi byeze. Hanyuma byakwera akabaraga kakabona bitagihari. Ibyo se ubitekereje ute? Ubitekereje ute? Sigaye narakuze arega.
nuko igihe wambwiraga ngo mvemo nkagusubiza ko nta mafaranga mfite yo gutunga urugo ngo yakora urindagira gusa amafaranga se nayo nyafite nyamara koko kandi byari byo byari byose byari byo byurumva none ubu nabonye uburyo bwo kwishyira amafaranga ku ruhande mu ibanga sinyishoboye kukubona urumva koko bitababaje kuko kamari usura cyane afite noneho warayabonye nako nashyize ku ruhande narayabonye rwose ngo ntukimbe none sinyikubonye rwose uramfite nawe ngo ntugishoboye kumva se ahubwo yibaye byaba gukombyifuza w'ikinyagurira genda se ntukagumye kumfika kukugira bifite akamaro nuko kwiharira ukaba uwanjye rwose ibyo ngibyo byo kukwibana ubundi se sibyo nge nashakaga shave wenda kaza ntabwo ari ukubyanga uza amasengesho yanjye mpora ntura imana ngo wenda mbona ukuntu nagucirya buri munsi ariko ntukabyaye oya ntabwo ari ugukabya ndi ifunguro rigutunga rero uragikoza ahubwo niryo rwose niryo nyine genda uzi ko iyo nkubonye uzi ko iyo nakubonye bukirandara mfite agahinda yebwira niba ayo mafaranga waburaga noneho uyafite amafaranga ubu ngubu warayabonye urayafite ugira se ngo nabonye akanya ndakitesha nagira ngo none ntacyo uriya mwanya baguhaye wakumariye njyewe ntabwo nyiri furere ntabwo nyiri furere namenye gutwara icumu rya databuja nkagerekaho n'agakeregeshwa kawe ubu muri banki mfiteyo umutungo uhagije reka ye ahubwo ni nabyo nkubwira nyine nakubwiraga ngo turebe ukuntu twabigenza biracyamariye iki ntibashaka bazayakwiba igihe wagombaga kuyagira ntiwayagize ntabwo igihe kirarenga ariko kitarenga se kandi nubwo cyaba cyarane kiracyafite igaruriro nta garuriro kandi ugomba kubimbabarira cyo kwacyo ndumva ubuzima bwanjye bumaze guhindukira gute ndashaka kuva mu fureri nguki ukavamo umva kandi ariko wabaye utesaveri koko mfite ikintu kintera agahinda cyawe kumbona se bikurakaje kandi nese urabamo ngo ugire uti wananiwe kuvamo hakiri kare ngo twibanire n'ukuntu nawe uri nakweretse urukundo rwanjye none ugiye kuvamo bitagishoboka ariko igihe kiracyahari rwose nta cyari cyarenga ntabwo igihe cyari cyarenga kirarenga nyine urantera agahinda gusa ikitarenga se ubu hari iki oya niwe waho uri gushaka kuntera agahinda ugashaka kubinshyiraho genda ntabwo ari ukugutera agahinda rwose wagumamo nibura nzabe nibura ngumye nibura uba ahantu nibura nshobora kukubona hafi rwose kandi ndaza ngo nkuze iruhande none ukavuga ngo ngiye kukubakura yakasani we ubu ngubu koko nzakugire ntesave arega nabiseruye maze iminsi mbitekereza nabiseruye maze iminsi mbitekereza se uramaze njye nahise numva ko ntacyo bikimariye ntukumare se ahubwo uko nshaka kugusa umama wanze kuvamo aka nanjye ndiyangiye none niwe tuba tubyaranye abo mfite wagacuka we data we ntacyo umbwira ndetse nisha no kuko ariko ubwo wabaye ariko rwose kamariza rwose bwira kandi gusobanura uko nabitekereje si wagiye nta mitekerereze yawe iyo uza kuba utekereza wararetse nkagwa mu menyo y'iriya rubamba kandi nari nakwerura urukundo rwanjye njyewe undi araho nagwije kuba nkubwira ko ngukunda save kamari ndumva udashaka kunyumva reka nigendere nkubise nta n'undi wakumva nzagutega undi munsi nzabigusobanurira genda nzakubwira umugambi wanjye nuwanga njye nziyahura nta genda rekeraho oya nta kundi bizagira ntukiyahure kandi ariko se ndakubwira ntigiye kuvamo nze twibanire ubwo ushaka hafi yanjye none kuko ngo ugiye kunshika bwa kabiri sha save genda uri umwana mube rwose ugirungu yezahaga uje wibuke igihe tutaramye hanyuma se shaka mu gihe ko harashize igihe tutabonana ra ndeka akazi kari karamperanye rwose akazi kabaye kenshi byo umuntu twari tumara icyumweru tutabonanye none se icyumweru byari bishize ari bitatu ariko n'ubundi ntabwo mba najida nuko hari ikibazo mfite cyane kinteregeta ku mutima ikibazo nkaba nanze kwirirwa kukicarana ntaje kukubwira ufite ikibazo kijoro kirakomeye ikibazo cyawe se n'abavandimwe cyangwa ikibazo hanyuma se madamu ari hano oya yagiye ku ishuri
abakozi ndabona abatumye aho ngo babana basinziye niba ari ibanga ry'abagabo bavuga rwose ntacyo wishisha nibyo ni ibanga kagango rwose uzi ko turi inshuti kuva kera oya rwose mbwira ndakugira inama niba hari ikibazo ufite rwose humura kingezeho rwose twashe sunyizeye turi inshuti nkaba rero maze iminsi numva ibintu bihwisa hanze bihwiswa hanze bihwisa ningeso biko hari ibyo muvuga se shawe oya vuga rwose vuga shawe amagambo babavuga ku ruhande amagambo mwebwe kandi atari meza aya magambo rero aranteye ubwoba nibyo uzi ibintu babavuga ngo umugore wawe kuki ngo afitanye ubucuti budasanzwe na Fureri Saveri Karangwa ngo bafitanye ubumwe budasanzwe umugore wanjye ngewe uwo w'umugore wawe rwose niwe bashyize mu majwi Saveri wone inshuti y'urugo nibyo rwose ntabwo nabyemera umugore wanjye ubwo se hari ikintu waba ubizi uretse kubyumva nanjye no kubyumva abandi bantu gutyo bivuga rwose sinageze ko Fureri rwose ni inshuti agenda hano mu rugo nk'uko mbese uhagenda cyangwa nk'uko n'abandi bahagenda ngo inshuti hari abagore ari abagabo hano barahagenda nta kindi mbiziho rwose hari abagenzwa na twinshi nanjye rero mbikubwiye rwose gusa kubera ko numva babivuga urabona rero urushaho nawe gushishoza sinakubwira ngo nibyo ariko sinabihagazeho ariko nawe nyine urushaho gushishoza ibyo rwose ndabyumva ariko se muri bose babivuga nta n'umwe wigeze abimbwira rwose nta n'umwe nyine niwe rwose mbyumvanye bwa mbere nyine ariko uko biri kose nubwo babivuga nubwo bagira gute ntukumva amabwire amagambo y'abantu ashobora gusenyera umuntu ahubwo nawe ugerageze wigenzurire ubwawe oya nibyo rwose ibyo none ahise sinapfa kubyemera ntabyiboneye oya rwose washyare n'undi nigeze mbyumvana uretse icyakora ko nyine birakomeye burya ntawe urinda umurinde rega ibyo koko ntawe urinda umurinde ariko kandi ugira imana ashaka neza muvandimwe ashaka neza yewe sigira ngo nubwo amategeko avuga ko umugore ategetswe gukurikira umugabo agiye hose ibyo se birashoboka mu buzima bwa buri munsi ntibishoboka rwose ntibishoboka ibyo ngibyo ntibishoboka rwose hari impamvu nyinshi zatuma umugore adakurikirana umugabo oya ntibishoboka ntabwo bishoboka se impamvu nyinshi rwose bakahura ku mugoroba gusa bakabonana ku mugoroba gusa da burya kenshi hari n'igihe umugabo atarara mu rugo ibyo ashobora kugira nazo ni impamvu nyinshi ntizirondoreka cyakora rero nkubwire nta gihe urankoreye numvise ntabyihanganira we umuntu w'inshuti yanjye numvise ntashobora kubyihanganira waba uri inshuti ikize kandi ntibishoboka ntabwo wakumva icyago ukinyugaje n'inshuti yawe ngo wicecekere wase waba umariye iki cyakora rwose uhumura imishyakiriye neza rwose ubwo nanjye nzarushaho gushishoza uzashishoze rwose ariko biramutse ari byo byantangaza cyane pe umuntu nkuriya Fureri koko twese twari twizeye uri muri ruriya rwego Fureri gusa se byabe umuntu w'inshuti yari inshuti mu rugo tuziranye kuva kera ntarongora uyu mugore wanjye muraziranye koko ibyo rero rwose biramutse yewe numvise ari ukuri byari bibabaje koko nyamara birashoboka birashoboka ntukizera abantu ubwo ntibyakwiye kuvuga gusa ifite imvano burya birashoboka kuko mu muryango haramo ikigoryi buriya birashoboka rwose nta muryango udashobora kugira ikigoryi buriya Fureri Karangwa yabikora oya sinigeze ndimukekaho cyakora kuko umuntu w'inshuti yewe nzigenzurira ndebe uzigenzurira aho rero wirugwe ngewe vraiment nuko narindi kubwiye ku muntu w'inshuti uzigenzurire ibyo nahawe rwose oya rwose urakoze reka nkugezeho hano ku irembo turebe tugihagarara twafase n'agacupa uzakomeze wigenzurire cyakora neza rero ugomba kumwirinda wayumvunyije nkabuna yumye ukungiye imvune nkabuna yanitse nkabuyira naturiro kambombi neza urabizi Save karamenye ndakumva rwose ibintu rero sigaye mbona bisigaye byarakomeye ugomba kubyitondera bimeze bite kwitonda byarakomeye bimeze nabi sigaye mbona ngenzura cyane kandi bitari bisanzwe
yaba yarabimenye se niba hari icyo yamenye niba ari ugukeka gusa sinamenye oya ubwo ni ugukeka ubwo ni ugukeka kuko yagira icyo amenya ntabwo amvugisha neza nk'uko bisanzwe ubona kikuvugisha neza azamenya subona iki ntacyo rwose yamenye ari ugukeka none ntugukeka gusa cyangwa yumvise se babihwihwisa sinamenye ariko rero ariko cyo kuko uko bivuze byari byose ni ukwitonda kwitonda rwose atazagufata akagutema nduzi ko ari igisimba nyine burya se buriya no kubona yitonze rwose yicecetse mbona si abana se papa ubwo n'umujinya agira buriya biragatsindwa n'Imana ntakigenda noneho ntakigenda nyine ariko save karamira kumva rwose twakwitonda twagira ngo ufite ibanga rindi riti iby'urukundo wamunze kugeza ubu kamari hari irindi se ndarifite yewe wikwifuna rwose ngo uteze amatwi hashize iminsi narafashe icyemezo cyo kutazongera kubyarana n'uriya mugabo wanjye ikibazo se kirihe uzakoresha bwa buryo nabwiriza ubwo ngubwo ubwo bukoreshwa iyo abashakanye bombi babyumvikanye siko bimeze ahari uya we ntabwo ashobora kubyemera ndabizi oya wimuteze uruga yego mama wigeze kubimubaza se arabyanga nigeze kubyivugisha amvanira inzira ku murima aransengera neza urivugisha gusa kugira ngo wumve icyo akubwira nuko mpita mba narikandagiye nyine yarampakaniye burundu hanyuma se noneho urateganya kuzabigenza ute kugira ngo mutongera kubyarana nahisemo kujya nigenzura cyane ku buryo mu minsi ntekereza ko nshobora gusama nawe ukabishobora kugeza ubu se warabishoboye narabishoboye nayembaga impamvu nyine zishoboka zose nyirwaza muri iyo minsi igashira nyine tutabonanye yaragukoye ugatuma tubakora wanashakaga ko amaherezo nyine azakeka ko nagumboshye nyine umaze kubyara aho dufitanye nyine yewe uri kabutindi ariko bishoboye kugeza ucuze nakwemera simbizi ariko ubundi niryo wanga wambwiragara ibanga nyaryo sindarikubwira sawa noneho ubwo nateguraga intango yaryo sawa noneho nguteze amatwi rwose muri uko rero kwigenzura iminsi nagombaga kwigenzuramo nyine kwifatamo ndabibona rwose yahuranye na cyagiye yajyaga iwabo mu kiruhuko uravuga iminsi wagombaga gusamamo nibyo uri umwana mubi kubera ikizi hanyuma se kuki wantumye muri icyo gihe nagutumye kuko nashakaga ko tubyara n'umwana oya ntabwo byari ibyo ngibyo kubera se uri ubizi kandi ushaka rero narabishakaga rwose neza cyane ubu uratwite rero cyane kandi ntwite inda yawe di akana kawe ndabizi neza niyawe oya ntabwo ari igihe cyo guseka nyine aho disi kuba itababaye kose kucyo wabaye ubu se mbigize ne kuko ubu urumva utambabaje koko oya tete mbabara rwose narabikoze rwose kandi nabishakaga si ibyangwiriri ahubwo nabizi ko bigushimisha oya ntabwo winshimishije na gato rwose nyinzi none niba bikubabaje unyihanganire tisi kubona urukundo nagukunze rupfa ubusa byarananiye rwose mpitamo gukora ibyo ngibyo ntabwo numvaga nshobora kubona genda warampemukiye ati niba utabanje kungisha inama se ariko gufata imigambi indeba ntubimbwe warampemukiye yego mana narinzi ko utazankundira kandi njye mbishaka byanze bikunze iyo mbanza kubikubwira se ubwo uba warakunze ariko ubwo urumva ibintu wakoze ukuntu bizankoza isoni bikantesha icyubahiro hose nye urabyumva isi ni urukundo ngukunda rwabinteye rwose mbabarira oya iyo uza kungisha inama twari kubibonera inzira yoroshye biri ahangaha rwose hafi ahangaha twari kubibonera inzira dute se warampemukiye ntabwo uretse ko nabikubwiye hava ukwiye kutanyumva ugashaka kundakarira gusa ntutume ndangiza ubundi nari nzi icyo ugiye kumbwira se ubundi
oya ntabwo ndi kubona icyo mvuga rwose kurakaye mbabarira ubundi genda niyemeje niyemeje nafashe umugambi rwose wo kuva mu furere hanyuma nkakurongora ukandongora uri rujya gufata imigambi yo kugira yo mwese disi ubwo mugambi nari nkuzi ko ndenganya wigeze se unsobanurira kare tukose de ahubwo warampemukiye ari wowe oya nabonaga igihe kitaragera naho rero windenganya kuba warabimbwiraga kare kose iyo bimbwira se uyikosa ni iryawe ntago ari iryanjye ibintu bindeba ntubimbwire basi ariko nsabye imbabazi warampemukiye ntabwo nari mbizi ko bikubabaza utarambwiye umugambi wawe de ayiwe ngese ubwo simba narategereje anye ngire urukundo twagiranye ndakubariye kuko nsigaye nkukunda kurusha uko nikunda urakoze we ariko ibyo ari byo byose ikibazo kiracyariho rwose ikibazo kiracyariho kiracyariho rwose banza umbwire uwo mugambi wawe noneho mbere yo kumbwira icyo kibazo yewe oya ndabanza nkubwira icyo kibazo kuko aricyo numva kinkomereye ngaho basera aho ushaka niko urabona ko umwanya mfite muri uriya muryango rero ukomeye ndabizi nkuko nyine bishobora kuba byagenda nyine ariko sinzi ukuntu uri buze kubyakira ibikise kandi nagira ngo nari narateganyije ko kugira ngo nyine dukomeze dukundane n'ubundi se tuzagumya tugakundana none se nyine sibyo nkubwira nagira ngo nako nari narateganyije ko nzakubwira nyine ko nzakubwira nyine kugira ngo urukundo rwacu rukomeze rusabane ko nzakubwira ukavana uriya mugabo wanjye amuvanaho kumwica se none se nyine ntabwo byumva ntamwica hanyuma se yapfa urumva nta kuntu twabana burundu nawe akiriho mana ubwo nyine yamara gupfa bimaze kwibagirana gato noneho nkasezera mu muryango ku mahoro nk'uko abandi bawusezeramo ariko ubwo noneho ntubyumva nyine ukandongora se wumva se nyine ku mugaragaro noneho ntumwica guteze nyine se sibyo ndagira ngo nze kukubwira nyuma aho ngaho urumva ko nta gihemu kirimo n'ubusembwa nta nubwo naba nsize umuryango uretse wenda aya magambo ahwihwiswa ubu ngubu nayo yafata ubusa nyine byawe umushimiye rero ko uzi kumva rwose nyine twaba tuzi ukuraho kuri wumva se nyine babifata nk'urubwa kuko nta na gihamya ariko uzi ko ari byo none rero ntibibaye urubwa kuko gihamya warayiteguye kubera uriya mwana ni ikibazo kuko disi havutse mbere ni ikibazo reba bakarangwa we ndongeye ndakuze koko ntibishoboka ntabwo nabyemera nongere nkuvure we waruje agiwe data bwakangaye ubu se wavuyemo mbere y'uko umwana avuka oya ni hahandi kubera iki ntabwo ari hahandi none se hataba hahandi urabona ukuntu umugabo wawe asa nuko nsa urabona ntidusa rwose urabona ngiye n'inzobe naho we n'igikara umwana rero ashobora kuvuka dusa yego disi kandi abantu ntibazabura kubibona bahita babibona kuko ubu ngubu bazakomeza kugenda bashakisha ukuri kw'amagambo ahwihwiswa ubu ngubu yego disi urumva rero nyuma nanjye kandi sinagira amahoro ntiwumva nyine akanyica ndambaza umukinyagira wenda umukinyagira ndawuzi uyu ndabizi ntiwagira amahoro umuryango kandi nawe wacu urumva ko ntawe umusize ubusembwa usebera abafurere waga nanjye nkaba nihamije icyaha yego disi urumva ntubyumva se byumva disi we kandi nanone iyo mbanza kukubaza kandi nanone sinaba nkikubonye kuko umugabo wapfuye bakomeza kugenda badukeka amababa ati wenda muri ruriya rupfu niba bamwishe ahubwo bikaba byadukurizamo no gufatwa nta nubwo nashobora gusohoza umugambi wo kumwisha utari hafi ahangaha ukomeza untera ubugabo naho ngubu rero ndi hafi ahangaha
tegerezo n'uru rukundo rwose ngeze ngukunda urumva byadutera akanyabugabo bikadushyiramo umwete nese bigende biti kandi uwo muti w'icyo kibazo rwose ugomba kuboneka byanze bikuye oya ugomba kuboneka umuti ugomba kuboneka rwose bigire dute rero umva sindabona neza ukuntu uzabigenza sibyo sindabibona ariko reka turekera aho gatoya maze mbitekerezeho mbinonoso mbicoce nzakubwira ko tuzabigenza nutabona mbigize ngewe Frere Saver uzagira ngo bazansagize umura rwose ndabizi uzabishobora nzabikora ubona ari byo tubigire vuba ngaho rwose yewe datoye tubigire vuba rwose byaba bibeshewe n'ubwa mbere naba nishimye harimo oya byihorere sibagize ngo ndacyari oya ubu Frere bwa wamenye ubwenge ndabizi ahubwo rero baba bitekereza cyane kubita imfubyi wibwiriza kurira reka rero nkubwire reka ndagiye ngiye kubyiga nzi ko kandi zaguha igisubizo kinonosoye nzabikora rwose ngaho urareba sa urabeho ukomeze untekereza ubyige vuba rwose maze uzanzanire igisubizo vuba cyiza ntazo wigira impungenge rwose nzabikora mugenzi nkubwire ikigeni reka nibagirweho imitima ibunganye itera umugongo iteye nubwo mbona ibintu bisa naho byahindutse byose komeza unyibutse ubwana bwacu n'ababyeyi kugira fata ukabivuga rero hakiri kare n'ubundi ni ukugira vuba birangiza aho yagiye ashobora kudusanga hano akagaruka hakiri kare tutabizi n'ubundi ariko nta kibazo turagira vuba kuva burya rero wakomeje kubitekerezaho nicyo nakoze gusa nakomeje kubitekerezaho birandushya birandushya rwose numva ikibazo kirakomeye nanjye sinagohekaga disi burya mbese kose nicyo natekerezaga wahora napfukamaga nkasenga nkumva bije mu mutwe naba ndi mu misa bikaboko ahubwo nari naketse yuko abakristo rimwe bazabibona ahubwo nasigaye nsaba Imana ngo Mana yanjye ibizambabare ne kuzongera kubitekereza ariko bikaye byubusa twapfuye rumwe rero disi nararaga nanjye nigaragurika ahubwo ku buryo rimwe yankubise igipfunsi mu buriri ngo ndimo kugumya kumukangura buri kanya ahubwo sase ngusetse iyo ngiriho turarana jya yaranyirukanye kera cyane tata twapfuye mu wakanyago ariko birakomeye koko tata we ubushize nakubwiye ko umugabo wawe ugomba gupfa kugira ngo twuzuze umugambi wacu wo kubana urabyibuka uwo mugambi ndawose niko wavuze nyine twe gutinda amakoni rero umwana utwite nawe agomba gupfa ayiwe tata ngo kihoya karango we agomba gupfa ariko karango ntibishoboka karango tata we nibyo nkubwiye rero kugira ngo umugambi gusure ubusenge kugukunda sibyo bitumye njye kuva mu Frere ariko kugira ngo mvemo aba ari wowe ndongora nuko umwana agomba gupfa nawe abisubiyemo we cicika gatsindwe ariko wabaye uti hita umuvuga ibintu bibi wokanyago ibyo niba utabyemeye nzavamo ariko nzarongora uti oya nyagasani kandi byonyine gutekereza ko twaba n'undi mbese nabigirane byanyica gusa nta kindi ngaho uhitamo rero ntibishoboka ntabwo nshobora kuguhara kandi ihitamo ari ukwica uwo mwana na se cyangwa se niba ari ukuvamo nkajya kwirongora gusa ndahitamo iki koko ibyo urumva koko ariko karame kereka niba utazi amategeko amategeko kuko izi amategeko nyabaki tatawe ariko urananiza umva amategeko mvuga ukuntu abivuga itegeko rivuga ko iyo abashakanye batandukanye kubera ingeso y'ubusamwe muri bo umuntu wo hanze wabaye intandaro y'ubwo butane atemerewe kubana n'ubu baba wese nuko bimeze uko bimeze nyine ubwo se wagira ngo nabikubwiraga ntabizi yewe genda urwo nagukunda none rero mutandukane oya rupfuye ubusa genda birarangiye ngende birarangiye ndongora undi oya we kandi ari nawe utumye mvamo genda rwose ngaho oya we garuka data we garuka karanga nyagasani rwose kudafata icyemezo ubu uragira ngo nagira wamitiyemo nyagasani we reka nuko wabyishyizemo kumwica se biruhije hehe reka icyo nanga ni ukwica umwana nishakiraga ubwanjye ibyo se icyo ntituzabyarana abandi basa nkawe nzabigenza nte rero ubwoba bwawe ngaho mbwira uko nzabigenza
nzabigenza umwana uzamwica akimara kuvuka ngewe wowe nyine baba we akimara kuvuka se ko azaba abaforomokazi bahise bamujyana bakajya kumwitaho arega wikwiye kuvunika ibyo byose naranabitekereje n'umugambi wanjye narawunonose neza wabigenje aho naratekereje rwose ndashaka ko uzabyarira mu rugo ukabyigirana wenyine amasene mfatwa umugabo wanjye ahari ufatwa ariko twazahita ashaka imodoka kanjyana kwa muganga imodoka ibiki datawe imodoka ibiki niba wumva ufashe urumva namwangira se ashaka imodoka nkavuga ngo ntabwo nyijyamo uyijyamo bitewe nuko bibangamiye umugambi wacu ntugomba kuzayijyamo niba wumva umaze gufatwa uzihanganiye kubimenya ndetse ujye kuryama urume gihwa kugeza igihe mbyariye kuziga umubwiye ko ari indwara yindi gusa isanzwe karangwa ko bibabaza kuko nzabyihererana ibyo bintu ndume gihwa bishoboke bibabaza se ba mama n'abandi bose ko babyiranye barapfuye yewe n'amakuru ko babyaraga se yagasana simbizi ngaho ko nanjye nzagerageza sinamenya nyamara ntabwo bikomeye karangwa ahubwo numara kubyara ako kanya uwo mwana uzahita umuhisa mu mwuka nta kindi n'ibyo ngibyo ngewe icyo gihe rero bazabona ko wabyaye gipfuye hari igihe impinja zivuka zidapfuye se kubyara umwana ukamwica kuko ngurwo ni urukundo nzagerageza nubwo binteye ubwoba bwose ariko uzabishobora ndabizi ariko si ubwo umugabo wanjye ntazabimenya ubu si byo washoboye kugeza ubu ngubu ariko azabimenya se azagumya kwicara iruhande ubundi uzareba ikintu umubwire ukeneye maze ajye kukigushakira maze ubwo uzabona umwanya hanyuma se mwice hanyuma iki uzamwice yewe nyagasani we numva bikomeye hehe se nzabigenza nte koko biraruhije reka ibyo tubira nuko atari wowe ubikora reka ibyo tubyihurira ahubwo naho umugabo wawe we uzamuha uburozi bwa kinyarwanda uburozi bwa kinyarwanda ntazabukura ye koko ko ntazi kuroga ariko ko nkubwira ko nabitekereje urashaka iki watekereje ute abakecuru baroga nzi ni benshi cyane nzakurangiraho umuntu uzakubwira rwose uko wabigenza ko nuba kubigeraho biruhije kara birushya iki none se mananiza kwe buriya bwa kizungu bwica umuntu ako kanya rero bahita bagukeka amababa ubwo bwa kinyarwanda nabwo rero buraruhije kububona biroroshye reka nze mbikubwire sibyo ngaho nguteze amatwi uzajya kugera hafi yaho nzakwereka uyiyoberanye wambara ibyenda bibi bitameshe by'ibicabari hanyuma ugenda umubwira ikikugenza mbega imvugo nsaba uburozi rero ubusabe nyine yewe numara kuvuga ikikugenza umubitse amafaranga menshi koko ahasigaye n'ubwo uzuye agateba azabugupfunyikira mawe wambyaye we nitwo narindiriye hanyuma rero nakurangiriza wigire hino wongere wambare neza tugende ngende mu wanjye uzakekwa nandi tugende rwose ikibazo kinini rero nuko nzabigenza ngeze ahangaha ayiwe bizagenda bite ariko yewe najyaga nkeka kwawe rero ngaho mbwira umva reka nze nkubwire uzaba yabuguhaye azaba yakubwiye nuko uzabutanga uzaba uko yabikubwiye uba usigaye uhishe aheyeje mbumuhe atangira arware rero andushye kahafi ukukubita byo ni ngombwa ugomba kubyitegura rwose ugomba kubyitegura kuko uzaba wazi uburozi butica ako kanya bizatangira buhoro buhoro birumvikana bityo ntazamenya naho bwakomotse mbega umusaraba wo kumurwaza ntabwo ari umusaraba ukomeye watekereje urukundo dufitanye kandi n'umugambi tugomba kugeraho ubu si umusaraba ugomba kumurwaza kandi ushyizeho umwete ukamwereka ko umukunda kugira ngo we cyangwa n'abandi bantu bazaza aho ngaho hatazagira uguteka amababa noneho cyangwa iwabo bazahita bakeka ari uburozi se bakamurukisha ntabwo bazabikeka kandi nanone ntuzatume hagira undi muntu umurwaza uza aho ngaho uretse wowe azaba ari wowe uzamurwaza gusa bityo bizakorohereza kuyumwongeramo ubundi kugira ngo mu bintu umuha bamurukishe none se kanasakaze uko murukije muho ubundi uko murukije muho ubundi yego nyine kubera ubwo uzongeramo rero umubiri ugeraho ukananirwa umuntu agahita anogoka
maze apfe birangire umugabo wanjye birangirira rwose ari njye umurozi ngese sindi umugabo asigaye ukomeza akazi kawe nk'abandi bapfakazi bagize ibyago wiyumanganye ndire rero hamwe n'abandi ugomba ahubwo kuribuka barusha wereke bose akababaro ko kagusagutse ubarushe rwose biteye ubwoba ntabwo ubwo se ntuzajya unsura nibura kenshi ahubwo icyo nicyo nzirinda niba ari cyo nzirinda nicyo ngicyo rwose niba ari nabyo wari utegereje ntuzabibona nzagusura nk'abandi ndetse sinzongera kuza njyenyine ntawarubara cyakora ngiye mu minsi mike ndumva ibyo bintu byose nshobora kuba nabyibagiwe niyo mpamvu nyine nagira ngo ugende ushyirira ku gapapuro iby'ingenzi muri byo nuko bizakurikirana n'inzira nzanyuramo ntazabyibagirwa bigapfa tukabura byose none bazarufata Kamari oya da ntabwo bazabifata uzarwitaho ntawe uzarubona ko numva binteye ubwoba none bazarufata ntawe uzafata urwo rupapuro ye nzaruzirikana nzarubika kure hajya ngo n'agapapuro niko nshaka ibyo nabyo nzakandika mbigusobanurira byose maze ujye wiherera ubicengere neza mu mutwe ubicengeze mu mutwe ubyiyibutse rwose ariko nzakagwa hirya ariko ntashaka kugaruka hano kandi ko nashaka kuzongera guhagararana nawe mu nzira reka twabura n'ahantu duhurira koko ntawe utureba ukakampereza tudatinze ariko koko ibyo ntibikwiye kukamara ariko ibintu biracyanduruma ibyo nakubwiye haruguru aho ngaho nawe se ngiye ucecetse none wazakandarika bakakabona ibyo byihoreye ntabwo ndi umupfu bigeze aho wazakandarika kakabona oya ye mbere y'uko umugambi wuzura bajya bavuga ngo ntawahishe ikintu umugabo we mu nzu ye ariko rero ngenzi ko nta mugabo wabona icyo namuhishe mu nzu ye nicyo rwose noneho ntakazabona rwose niho umutima wanjye uzajya uhora ugomba kuhahuza umutima wawe ariko uramenye no kwitonda birakomeye uzahahuza umutima wawe rwose Kamari ngaho genda urabeho reka ngende ijyane kandi uzabona nkakugejejeho ngaho ijyane nta kibazo rwose ariko bizirikane cyane agizeho imitima ihunganye itera umugongo iriteye nubwo mbona ibintu bisa naho byahindutse byose komeza unyiba ubwana bwacu n'ababyeyi n'igihe ese baramusabanye yego mbibwe nakamugisha ko wabyara imuhira dore harahejye mu nzira niko kakangose ari hehe agiye ku maduka kugura utuntu byagenze bite noneho byagenze nabi irebere nawe biteze kandi ni wowe gusa neza hanyuma se kandi utegereje iki nimero ya mbere zimwe barwa ntabwo uzi uko ugomba kwigenza ujya hino namubwire ntibikize kandi nyine ko yarangiye nyine byananiye atuma kuriya mugore wo haruguru aramfasha hanyuma se acyari hano oya anyarukiye hariya ngo kuzana amasaka y'igikoma byose biratunganye none rero ni ukwitonda ariko ni ukwitonda mbo ntigaruhije no kugira ubutware sibyo n'akantu gato katamba mu muhogo kaba karangije kumwica sibyo bo ndagiye rero ndihuse sibyo batansanga hano bombi bangiza umugambi wa mbere hanyuma uhita utangira n'uwa kabiri sibyo ngaho wirirwa batansanga hano sibyo banyeye inzu yaje nyine ivuga inunu yehe no kuyisubira mu kundi nkunze ahubwo imbaga nyamwinshi zadushengerera ku bwawe karame
akira rero kuraho rwose uri umugabo mu mugore arakoze nawe na nimero ya kabiri warayujuje neza rwose yaranduhije ariko shaho cyokora cyo birumvikana rwose bamurutsa nsubizamo ubundi burozi bamurutsa yijana n'umuroga nahakoze akazi arega nta kibazo cyari kirimo shaka ko byari bihujera naragakoze cyane aragakoze rwose ahubwo ni nabyo naje kugushimira usangaye rwose ikindi birangiye neza ntawe wigeze habe n'inyoni n'imwe nta muntu n'umwe wabimenye rwose usangaye ikindi rwose nawe amabwiriza yawe yose narayubahirije nibyo byiza rega n'ubundi bashaka umuntu dufatikanya gutyo tukagirana inama ntamubwira ibintu akabikurikiza tukuzuzanya mbese sinjye wahera rero Imana yabimfashijemo koko nkaba mbivuyemo amahoro igira amaboko koko data we Imana yaramfashije disi umvise aho Imana ifasha umuntu gukora ibintu bibi nka biriya vuga ko ari Satani yadufashije kandi akumufurere karanze winyocyora yewe sinarinzanywe no gucyocyorana njye nanjye kuguha gahunda ahubwo y'ubuzima bwacu sibyo tega amatwi ahubwo wumve ubu ugiye kwimukira i Kigali cyane rwose wowe Kamariza sibyo nkagukodesheje inzu sibyo nkagushyira amafaranga 500 kuri konte uzajya urya muri icyo gihe nzaba ntahari sibyo nanjye mufurere ngiye kwiyogeza amezi 5 nashira ngo usanga i Kigali sibyo kugira ngo batabimenya icyo gihe nzatangira kubaka inzu tuzajya tubamo tugashisha maze ngure n'imodoka ngure n'imodoka rwose nziza kabuno keza maze turi Kigali njyewe tukanabana maze tuzajya dushisha umugabo gusa mva umugabo nawe ureke cya gikenya ati nyakwigendera ngo tujye mu cyarura mu cyondo ngo njye mu nka disikara yewe icyo ngicyo n'ubundi cyatekerezaga nk'abashinzi yari uko tabaho koko yari igikenya yatekerezaga nk'igikenya yego ti ariko karangwa we oya nibyo ndagukunda kandi nzagukunda kugeza tuzapfira rwose wanyeretse ko uri intwari nanjye nzabigushimira urakoze tisuwe bagutuka icyakora nzakurikiza ibyanjye ngutezeho kugarura umutima wowe nyine ingabire yanjye unifuza kuzaza kukurora ubu nkaba nyiraye kukababa urabyumva utemewe mugenzi ushubije ikimwana ni kara disi we noneho uraje wari warashinze wari waravuze ko uzajya uza disi kunsura buri cyumweru hava imirimo yabaye myinshi yuko base noneho si ubigeze hehe warangije igeze ku buce ndumva ngiye kurangiza rwose nuko di ariko ni rwasira nyine yo gutesha umuntu umutwe kubaka n'ibyoroshye n'ubundi mu kanya ngo ni amabuye yashize ubundi ngo ni amatafari ubundi ni sima niko bimera ubonye ibyo wari warikinze rero namenyereye kwinjira mu zubatse reka wumve rero ariko amaherezo bizatungana izuzura vanda bizi ahubwo ugwira yuzuye ahubwo ndabyumva amafaranga ndafite nta kibazo iyo hari nta kibazo burya ntabwo wirangayeho da iby'imodoka imodoka nzayigura maze kuzuza iriya nzu nzahita ngura igitonore kandi nta bintu byo kujya kugura biriya bishakashaka bipfuye amaso birumvikana yewe ibyo ukora nibyo rwose n'ibyo nkorera byose ni byiza ndabishima rwose ariko disi kutagira icyo umuntu akora ngo nuko afite ibyo arya nyine nabyo birarambirana nyine kurya gusa wicaye ariko disi Kamari ariko disi nanjye birambabaza mpora mbitekereza ariko nkari uko nabigenza disi uzagerageza aho naringiye hose
bagenda banderega gusa rwose nabundi ndabitekereza rwose ubwo wahise ukabona wowe ntabwo ubyumva ukuntu binaniza rwose wirirwa wicaye ukarya ntabwo biravunana cyane yego amafaranga arahari ariko kubaho gusa ariko shaho uzagerageza icyo kora cyo ntako ntagize nirwa kuri telefone mpamagara hirya no hino mbaza aho ibyawe bigeze ariko bagakomeza kunderega nta kigenda mbese kugumya kwicara nayo mpamvu hari ibintu bigumya kundambira cyo kora cyo birumvikana wagiye ubunduza ariko tukibanira ubu ngubu uracyakora iki waje tukibanira tukabana se tutarasezerana yego tukabana nyine hari icyo se oya Kamari shaho wazaje tukabana yego navuye mu muryango wa frere nk'uko abandi bose bawuvamo ariko ndumva atari mpamvu nawe usebya usebya se gute kuko ndumva atari igisebo uzahuje bejute se oya Kamari tekereza rero mwatandukanye se muracyahuriye tekereza iyo nkuru bakumva ngo wahoze ari umufrere Rwoma ngo yarongoye adasezeranye mu kiliziya aricyo oya naba ndi hanyuma y'umupagane rwose reka njye numvaga nta kibazo yewe oya tukazaba dusezerana oya ihangane nanjye ndabitekereza kandi ndimo kugira vuba imirimo y'inzu yanjye rwose ejo bundi izaba yuzuye urumva kandi unyumvise neza sinareka kuba umufrere ngo ndetse no kuba umukristo nibura mu maso ya rubanda ndabyemeye ubwo bishyize ku mutima oya nta kibazo rwose tuzabikora uhagaze imbere y'inzu ndagutuma intumwa ntikubone uracyakoma gode twikundira mwinjire ese ni wowe di ni njyewe urabagiko yeza kozwe sha iteka ryose di iriya se n'imodoka waguze ngiriye rwose reka ye nanze kuyigendamo ntarayikwereka ariko diswe ni nziza we wari wabivuga se ahubwo ntabwo hamwe ikinyenga tata we ninyinjiramo nyine sinzakunda kuyibona hari icyo se ntushaka rwose uzanayirarira yewe ni nziza pe ngaho sharasa amakuru kese shana ni meza de nasanzwe cyane ariko watinze kuza kunsura umva bimaze iminsi rwose ni akazi kenshi iminsi ibiri yose ariko noneho ndakarangije tu nzo sigeze yararangiye kera ku bwa kare ari umugabo uteye ubwoba nyine ariko sinari nakubwiye ko nzagura imodoka ari uko ndangije kuyubaka yewe nayirangije rero nabuze naragakoze rwose yarabikoze cyane nikoze Kamari abibaye banyakwigendera umugabo wawe hari ubwo baba baherutse kugusura wa mwana witwa Kayumba Karori wiga aherutse nyine kuza kunsura wa wundi wiga urunyombyi burya disi n'umwana mwiza yaraje twirwa tuganira kina n'abana ndabyumva barataha yagiye no muri kiriya cyumba ndetse mu bitabo nyine afatiramo bimwe arabijyana ibitabo bine byose ngo nagaruka mu konsura azabinzanira buriya azabizana burya disi burya disi ntitwamaranye igihe kinini ariko nashoboye kubona Kamere ko ari umwana mwiza rwose nta kibazo cye rwose ni umwana mwiza Kamariza karame ibyo reka tubyihorere noneho ntavaho nibagirwa icyanzinduye kandi koko uyu munsi nibwo wari wambwiye ko uzaza kubwira ibyo kunonosora bya gahunda y'ubukwe bwacu nzana urupapuro n'ikaramu ndumva atari ngombwa kubera ntacyo bitwaye urebye ntabwo ari birebire nta kibazo noneho Kamariza rero ikaramu igenda kumva maze iminsi ntekereza ku by'ubuzima bwacu nanjye disi nubwo ngize si ibyo ntekereza si ibyo mparamo nibyo mpora ntekereza nanjye si wowe wenyine nasa ubuzima bwacu dufitanye amabanga menshi sibyo ni menshi cyane koko harimo amabi n'ameza sibyo nibyo byo disi ibyabaye byinshi nabigizemo uruhare ndabyemera sibyo ni hafi ya byose urebye yego ariko uruhare runini rwari urwawe urabihakana
wowe se ko wari wibereye iyo ngiyo umpa amabwiriza y'uko uzabigenza uko byangomera kuzi ndabizi ko byakuruhije byaranduhije cyane uko byagenze kose muri iyi minsi nabitekerejeho nsanga uri umuntu mubi ayiwe ngo iki nasanze uri umuntu mubi wadisikara ntabwo ndi mubi ibyo se ubibwiwe uri mubi rwose by'ububi bwanjye se bihuriye he na gahunda y'ubukwe bwacu ese wumva urasanga bihuye ngaho komeza ndabandeba aho bihurira nanjye ko se urumva bihuriye umva se iyo umuntu ari mubi rero ayiwe nkanjye mubi kara uyu munsi ahemukira umuntu ejo akaba ashobora guhemukira uriya wundi yego ko hapfa gusa kuboneka impamvu ikangura ubwo bubi ni ukuri ntabwo numva ukuntu ikintu ushaka kugeraho kara wumvise ntabwo mbyumva ibyo ngibyo bihuriye he n'ubukwe bwacu de ungaya ahubwo nabwo ntawe ugezeho muri ibyo bibi wakoze nakubwiye ko nanjye nawe bimwe nabigizemo uruhare sibyo ndabyemera kandi mase hanyuma si ikibambaza iki kandi icyo umbwiraho ntazi ni igiki ariko noneho hari ibi umeze ute kara ubwo nawe save ni wowe nzi icyo utazi ni uko kuba warabeshya umugabo wawe igihe cyose mwarambikanye impeta imbere ya padiri atari wowe se kara atari wowe ukemera kwica uriya mwana wawe ayo nyagasano umwana twari twarabyaranye abagabo muri babi koko ukemera no kunshuka ngo nimve mu bufurere kugira ngo nze nkurongore unyibambazaho yego mana ariko tura gasinguro ninjye kwibambaje hose uranutse cyane urumva ko hatapfa gusa kuboneka ikindi kintu kimwe n'undi muntu w'umushukanyi kugira ngo nanjye unyice koko yewe nyagasano oya karango we oya kara oya sinumva impamvu ibyo ngibyo ubisanga ubisesengura aho ngaho ntabyo mbyumva rwose ntabwo mbyumva nisho ariko wasaze kara ubanza wasaze ni wowe wasaze umeze ute kara oya we vuga ibyerekeranye n'ubukwe gusa nicyo nshaka cyonyine humura rwose nibyo ngeze humura nibyo ngeze buriya ntiwumva se ahubwo nibyo nashakaga kubera ibyo maze kukubwira byerekeye ubwo bubi bwawe ubukwe bwacu ntibukiba oya tura gatsindwa n'Imana ibyo byibore nongeye no kubivuga ubugome bwawe oya karangwa we ibyo ni wowe bivuze koko ni wowe wagisimba nawe ndakwica ni wowe oya ntabwo mbyemera ugomba kubikora ugomba kundongora sinkurongoye ugomba kundongora sinkurongoye kabiri gatatu ugomba kundongora sinkurongoye wica umwana wawe wica umugabo wawe nawe ndakwica noneho bampa icyumba cyanjye nzaba ndikide kirengo mbisubiyemo sinkurongoye kabiri gatatu sinkurongoye iyo muri byose nabyumvise mwese ibyo murimo byose nabyumvise kandi we ninde kandi niko ngira iyo ndi procureur dore uyu mugenzi wanjye akora mu biro bishinzwe iperereza dore amakarita yacu turabyumva muvyeyi niko frere Karangwa ntabwo ndi frere njyewe nitwa Karangwa Save niko madame uru rupapuro nta kintu waba uruziho reka turebe oya nturukoreho ndaruzi wamyewe uru rupapuro ruzi madame maze kubyemerewe ku bwawe uruzi ariko njyewe nsicije mu ntabwo urupapuro rwari mu gitabo watije muri umuntu w'umugabo wawe wahiritse rwarimo rwose narabonye rwari mu gitabo niko harya ngo nomero ya mbere yo kwica umwana wawe wibyariye wowe madamu wowe mbazi nomero ya mbere yo kwica umwana wawe wibyariye nta kintu waba ubiziho umwana wawe wibyariye muratsende cyakomeza nomero ya kabiri njyewe kwica umugabo wagushatse njyewe ubwira we nta kintu biziho we nta kintu biziho ndumva ntacyo mbiziho nta kintu biziho ntacyo mbiziho rwose wowe frere Karangwa twaragukurikiranye kuva uri frere kugeza kuri uyu munota nyamara nta kintu nakoze ubu uvuye muri banke usizemo miliyoni 5 wabibabwiye se noneho umaze icyumweru kimwe uguze imodoka yego narayiguze kandi hashize icyumweru kandi n'iyanjye wujuje inzu ibyo bintu byose warabikurikiranye ni ya indi nujuje mu gatenga se bari umugambi wa gatatu y'ukibahiriye ubu mwafashwe tugende vuba ariko tugende vuba ariko rwose twagize tugende nta kintu
wirinde icyo cyaha umve n'abagucyaha gahekura ababyeyi ukicanya kubyiruka gahemukira inshuti ugahinduka igifu mu gihugu wavutse ugahinduka igifu mu gihugu wavutse. Ikinamico